uza gusubiza icyo kibazo araza guhabwa miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ya hano iwacu, ndagira ngo mbabaze ikibazo. Ni ikibazo cyoroshye kibajijwe buri wese uri hano, umunyarwanda ndetse n'abandi bashaka gusubiza ikibazo. Icyo kibazo nta kindi, ni ikibazo cyoroshye, ngira ngo buri umwe wese arakizi. Aha, uza gusubiza icyo kibazo araza guhabwa miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ya hano iwacu. Icyo kibazo nta kindi, icyo kibazo kiragira ngo iyo mwumvise ikibazo, cyane cyane ikibazo kirimo amafaranga, mwese mubitekerezaho mugakangarana, mukagira inyota yo kujya gusubiza icyo kibazo, ariko birumvikana izo nyota zo gusubiza aho ziva nta handi, ziva muri ayo mafaranga. Ayo mafaranga rero niyo atuma mukorana imbaraga. Icyo rero icyo nshatse kuvuga n'icyo nabivugiye, ni ukubwira abanyeshuri ba hano mu gihugu, ndetse mbagira inama. Ibibazo babazwa, ngira ngo ejo bundi mwarabibonye hano ibizamini bya leta, barabajijwe, hari abumva ibibazo bakagira ubwoba, hari n'abumva ibibazo bakumva nicyo kintu kibi bagiye guhura nacyo, ariko iyo hajemo amafaranga buri wese abiha umwanya, akavuga ngo ntabwo ayo mafaranga ni jyewe uri buyarye, ntabwo yancika. N'ibibazo rero bino babazwa mu mashuri, bakagombye kujya bagira inyota zo kuvuga ngo ndasubiza n'imbaraga, mbishyiremo imbaraga, nze gutsinda ibyo bibazo nabajijwe. Iyo bumvise amafaranga uravuga ngo bya bibazo nari mfite biraza gushira, nintsinda icyo kibazo amafaranga ndaza kuyabona nyakemuze ibibazo mfite. Uko mwumvishe icyo kibazo nabajije, cyane cyane ndabwira urubyiruko, abana bato, abana bakiri mu mashuri, bazajye bumva ibibazo, bamenye ko n'ubundi ibyo bibazo babazwa mu mashuri aho biga, nabyo ayo mafaranga iyo wasubije neza
ayo mafaranga araza anyuze mu bumenyi bw'ibyo wize, ukabisubiza, ugatsinda, ukabona akazi, ayo mafaranga akaza. Ariko abantu benshi twicwa no kumva ibintu bije vuba ngo nibyo dushaka, inyungu zije vuba nizo tugirira inyota, aho kugira ngo dukore, tuvunike, tubire icyuya, bive muri icyo cyuya ngo ntabyo dushaka. Aho ngira ngo tuba twibeshye cyane, ubonye umusaruro mu byo yahinze yaruhiye, uwo niwe ubirya neza. Ariko wa muntu ubiza gutyo yicaye gusa akabona ibintu biraje, ngira ngo murabizi no kubisesagura, uko byaje byihuta gutyo ni nako bishira.